usibye ko nagiye ndeba amakomentari cyane nyine ariko abenshi baba bambwira ngo wanda yawe so iryo jambo ndarihaze mu mutwe cyane rwose ryabaye common bazashaka irindi basimbuza iryo jambo. Nongeye kuguha ikaze wowe ufunguye iyi channel kabisa ya Starbiz Rwanda kugira ngo turebere hamwe ibimaze iminsi bivugwa cyangwa se ibyabaye ku munsi w'ejo. Murabyibuka yuko Shadibu amaze iminsi ataka cyane avuga ko bamufashe ku ngufu. Nibiri kugenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga kabisa, mwese murimo muragenda mubibona, ariko hano tugiye kurebera hamwe turebe ese byifashe gute, dore ko na RIB byamazwe kuvuga ko yabyinjiyemo yafatwaga nkaho bitari seriye, ariko RIB yamaze gutangaza yuko iki kibazo cya Shadibu yakinjiyemo kabisa. Shadibu yandika ku mbuga nkoranyambaga ze atabaza kabisa ewana bikomeye cyane. Mu ijoro ryashize rero Shadibu yaje kuba yandika amagambo akomeye ayanyujije kuri Instagram kabisa, yandika muri rw'icyongereza agira ati last night something very serious happened to me. Someone I knew from my past came to my home. I believed he came to make peace, but I experienced a situation that left me feeling violated, frightened, and deeply hurt. I'm seeking the relevant authorities in Rwanda to look into this matter and allow the truth to come to light. No one should have to live in fear, and everyone deserves to be held with dignity and respect. Justice matters, truth matters, human dignity matters. Please, I am begging for your help. I cannot go outside because of the situation I'm facing. It has become very difficult for me and I need your support. Please help me. Please again. Yaje kuba rero abyandika mu rw'icyongereza ariko bisigura avugisha uko situation yagenze, avuga ko hari inshuti yewe cyangwa se umuntu waje kuba musanga mu rugo, rero arasaba ubutabera kabisa, avuga ati ndenganurwe. Benshi bavugaga ko ari ibintu bita serious, ariko Shadibu yabishyize ku rundi rwego bijyanye n'ukuntu abantu benshi bari bamuzi bumvaga yuko Shadibu rwose bishobora kuba ari scam, ariko byaje kuba ari ukuri. Reka tubanje twumve uko ibinyamakuru byinshi byagiye bigenda bigarukaho cyangwa se n'abantu kuri imihanda uko bari kugenda babigarukaho, cyane cyane aba influencer bakomeye cyane bari kugenda babigarukaho cyane. Reka dutege amatwi twumve uko ikibazo cyagenze muri rusange. Kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko bansindishije. Bagusindishije? Yaramushite wanjye kuva kera, ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde, bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga, ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga ukagarika chance, you know, ngende mabarira abantu niko yisanze wanjye aracyana block pe turanywa nyine biki byose, ariko nyuma nisana nambaye ubusa bro dina mu mihango. So ikibazo gikomeza, niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi. Rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official, that's what I'm feeling. Ni inshuti yanjye, nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that, uko mbizi neza ko ari byo. None se kwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi aribwo ndi kujyayo? Nibwo uri kujyayo. Okay. Hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga rindira uko n'ukuri yansindishije ngo nakujya kuri RIB nasinzi kamere nawe yatirindira tunemere neza tujye kuri RIB nubwo nari tayari bonye njye bunango ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo bikini biki nawe nkarindira, ariko bitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjire mu tugende mani barancika tu. None se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi? Undi mugenzi aramushikisha kubera ko ngene nta mwanjye n'inkweto ze nazihishe. Yego. Ariko yagiye nta nkweto, kabisa inkweto ze zirakiri mu rugo nazihishe. Nicyo kintu cyose kinyereka ko yango ari ihohoterwa nyine. Pole sana. Ubu ni nk'iyi nama wumva waha abakobwa cyangwa se bashobora kugwa nko mu mutego nk'uwo?
umva birinde ikiremwa muntu bikunde tu nta kindi birinde nta kindi pe ntabwo bikunze bimenye birinde mu bikunde tu kubera ko urumva ko iyo utikunze ushaka abantu aribo bakurangiza ariko iyo wikunze ntabwo uha access umuntu uwo ari we wese. Ibintu bya Shaddy Boo ndetse na Yugi Umukaraza, Shaddy Boo ashinja kuba mu ijoro ryo ku munsi wo ku cyumweru yaramusindishije yarangiza akamusambanya, noneho akamusambanya ari mu kwezi kwe, bikomeje gufata indi ntera byatari nyuma yuko abenshi bakekaga ko bishobora kuba ari prank. Kuri ubu ngubu rero umuvugizi wa RIB Dr Murangira Biteri yamaze kwemeza ko bamaze kwakira ikirego cy'uyu nguyu Shaddy Boo arega uyu muhungu Yugi Umukaraza, ndetse anatangaza ko uyu nguyu Shaddy Boo yamaze gutanga ibizamini muri Isange One Stop Center. Uyu munsi rero ngira ngo murabizi ko twiriwe tugaruka ku bya Shaddy Boo ndetse n'uyu muhungu witwa Yugi, gusa benshi ntabwo babifataga nk'ibintu biri seriye, benshi bavugaga bati buriya ntabwo biri seriye, ni za prank za ba Shaddy Boo ndetse n'abandi bantu, ntabwo ari ubwa mbere Shaddy Boo agaragaye muri prank. Gusa umuvugizi wa RIB Dr Murangira Biteri amaze kwitangariza amagambo agira ati twakiriye ikirego cya Shaddy Boo nibyo, ndetse twatangiye no kugikoraho iperereza, kandi nawe yavuye gutanga ibizamini muri Isange One Stop Center. Ngaye nguko rero ibya Shaddy Boo ndetse n'uyu musore witwa Yugi Umukaraza ashinja kuba yaramuhaye ibisindisha amara gusinda akamusambanya, none akanamusambanya yibereye mu kwezi gwe cyangwa se ari mu kibada. Icyo mwamye rero nuko ikirego cyamaze kugera muri RIB ndetse Shaddy Boo yamaze gutanga ibizamini, ibindi nabyo tuzagenda tubigarukaho byose ku munsi w'ejo. Ngaye ngo kamukinduye kamukubise ibibo uwitwa Shaddy Boo, sinzi nimba yarafitanye ikibazo nakitwa Yugi Umukaraza, noneho karamuhamagara kamubati ndagira ngo tubonane tuganire ku bijyanye n'ibibazo twari dufitanye, noneho ako tunasangira akantu. Shaddy Boo ati jewe rero ntago mbasha kujya mu bantu ariko nta kibazo twabonana, aturaza mu rugo. Undi nawe ati nta kibazo, akana kagiye kamugurira Kiwingo poro, hari ubuyoga bwaje Nyarugenge witwa Kiwingo kagiye Kanombe kwa Shaddy Boo. Kamaze kugerayo barasangiye ijoro ryose baranyweye. Shaddy Boo aba yambariye twa twenda twe duto aba arakarubesheje akabobo karavuga ati no apa sasa mimi nitakupakiza vitu. Bamaze gusinda akabobo ngo kaba kajyanye Shaddy Boo hehe, kaba kamujyanye mu cyumba. Ngo kamukinduye gasubiremo kugana kamukubise ibiboro bro. Shaddy Boo ufite ibyo yakoze bingana kuriya, ariko mu gitondo yabyutse arandika mu cyongereza cyinshi cyane, aravuga ati jewe umwana yantatamuye kabisa, umwana yancumise bikomeye. Ndakeka mubyumviye rero uko situation yagenze kabisa. Shaddy Boo rero turaza kuba tumenya ese RIB yarabyitwara mite, ese uyu musore araza gufungwa cyangwa se baraza kuburana cyangwa se Shaddy Boo aramubabarira. Byose reka tubitega amaso kabisa, amakuru yose ni hano kabisa uzajya uyasanga. Iki kibazo tuzagikurikirana paka kirangiye kabisa. Wowe ndagusaba ukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Hano ni StarBiz Rwanda kabisa, ariko ewane ikibazo cya Shaddy Boo cyo nababwira ngo abasore mwitondera abakobwa bo muri iyi minsi kabisa. Ushobora kugenda rero witeze ko ari inshuti yawe ariko bikarangira ewane bibaye ibindi, kuko iki kibazo Shaddy Boo agitangaza benshi bumvaga ko ari scam bijyanye n'ukuntu asanzwe azi kuri social media cyangwa se no mu buzima busanzwe. Benshi bavugaga ko ari scam, ariko murabyumviye ko ikibazo kiri serious kabisa. Ewana reka tubihanga amaso turebe ko birubuze kuba iki kibazo kiri kubuze kuba kirangira kabisa. Iyi ni StarBiz Rwanda kabisa, ndabakunda kabisa. Amakuru arahari menshi cyane kuri iki kibazo kugira ngo turebe ko ikibazo kiri buze kuba cyarangira kabisa. Ndabakunda kabisa, kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Murabe ingenzi kandi ndabakunda cyane.